wakizwa waba utarakizwa, kamere y'ikibi iba mu muntu. Yesu ashimwe. Kamere y'ikibi itubamo. Mureke mbabwire, itandukanizo riri hagati y'umuntu wakijijwe n'utarakijijwe nuko uwakijijwe imbaraga za Kristo, amaraso ya Yesu atsindagira ibibi. Kuva na mbere Imana yahisemo ukwiri. Imana ni umucyo kuva na mbere. Nikwiri, niko yahoze, nikwiri, niko izahora, ntizahinduka. Igihe cyose itubwira guhinduka tugasanayo. Ufurahishe moyo wangu nipate cha kumjibu yule mshtaki. Ukuvuga ngo Satani ahora tureka akukoze a simple mistake. Ari smart cyane kujyana ibirego kugira ngo atwambure, atubuze uburenganzira, kugira ngo azane urupfu. Ariko kuko Kristo ahari, urupfu rwacu ruhwanye n'ibyaha twakoze yaruguze urupfu. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya, bwoko bw'Imana. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Abanezerewe muri Yesu bashyira amaboko hejuru. Amen, 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 amen. Uwiteka wamugisha cyane. Amen. Nanjye ndanezerewe. Nanjye ndanezerewe kubw'aka kanya mbonye ko guhagarara hano kubw'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe. Kurya iyo ubonye akanya guhabwa akanya ngo uvugiye Imana nangwa uyivugire n'ubu ntiba yakugire, sibyo ra? Abantu bo mu isi twebwe akenshi byonyine ubonye koro ya Perezida wa Repubulika ahubwo ati ngo no gutume, aguhamagara gusa ngo no gutume, akagutuma ukagenda ukamutumikiriza kure ibyo ukoze, ugataha wagera iwawe uwo munsi wararana ubukwe ku mutima. Sibyo se? Sibyo? Rero simbona impamvu rimwe na rimwe niba tubonye n'amasegonda abiri yo kugira ngo dutumike tuba dukwiye kubishimira Uwiteka. Yesu ashimwe. Wenda ku bashyitsi, nitwa Karuranga, ndakijijwe, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu. Yesu ashimwe. Ibindi bisigaye Uwiteka aduhana umugisha. Mureke tuganire ni ijambo rigufi ry'urufunguzo, ariko burya ijambo ry'Imana ntabwo rijya rimanukira ubusa. Navuga ngo kama mvua inyeshavyo, amen, kama mvua inyeshavyo ndivyo lilivyo neno lake, likishuka halitatoka bure, litatenda sawasawa na apendavyo. Nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka mu Kinyarwanda korero. Iryo jambo rize mu Giswahili ngo narisomye. Nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka, ijambo ry'Imana rero naryo ntabwo rijya rimanukira ubusa. Ushobora kuba ari rimwe, ariko ubu akaba ariho gukira k'umuntu ukuri. Yesu ashimwe. Uwiteka abahe umugisha. Reka no munsi turasoma duhera ahantu horoshye cyane. Yesu ashimwe. Turahera mu itangiriro. Itangiriro rya mbere rimwe rwose niho turi busome. Ndasoma mu itangiriro guhera ku murongo wa mbere kugira ngo ngeze ku murongo wa 4. Yesu ashimwe. Ndasoma ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Yesu ashimwe. Umucyo ubaho. Ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Yesu ashimwe.
Imana yita umucyo amanywa, umwijima uyita ijoro, uragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Yesu ashimwe. Hari ikintu nshaka ngo tuganireho kivuga ngo Imana aha mu munsi wa mbere ni ibintu Imana yakoze ku munsi wa mbere. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo isi itararemwa, Imana imaze gushyiraho gahunda yo kurema isi, kuko baricaye, nibo bavuga ngo baricaye. Amen. Ni naho uhita ubona ko hari ubutatu butagatifu kuva na mbere bwari buriho. Baricaye, bahitamo gukora ikintu, ati tugiye kurema isi. Iki rero ni ikintu Imana yakoze ku munsi wa mbere. Yesu ashimwe. Imana ngo irarema, ngo irema isi, ariko isi ngo yari iriho amazi hejuru. Yesu ashimwe. Ngo amazi ayitwikiriye, ngo roho y'Imana, umwuka w'Imana wagendaga hejuru y'amazi y'umuhengeri. Ni ukuvuga ngo hose hari umuhengeri, deep sea. Yesu ashimwe. Noneho ngo ni nkaho hari umwijima byari bifatanye. Noneho Imana irategeka, kuko kurema kwayo ubwo aho yahereye ni ijambo. Imana yaremesheje ijambo. Ijambo ry'Uwiteka rirarema. Amina. Ni nayo mpamvu Bibiliya yakomeje kuvuga ngo kwenye ulimi kuna uzima na mauti. Sinzi mu Kinyarwanda uko bivuga. Mu mugani ururimi rurarema nangwa rukagira rute. Sinzi ko mu Kinyarwanda bivuga. Ariko mu Giswahili bavuga ngo kwenye ulimi kuna uzima na mauti. Ku rurimi hariho ubugingo, hariho n'urupfu. Niyo mpamvu ijambo rero rirarema. Iyo uvuze ubugingo buraboneka, wavuga urupfu rukabaho. Umurozi avuga urupfu rukaba ku muntu, umukiranutsi akavuga ubugingo rukaba ku muntu. Yesu ashimwe. Rero Imana nayo niko yaremye, ijambo ry'Uwiteka rirarema. Irangije hari ijambo nshaka kugira ngo tuganireho cyane. Iravuga ngo Imana ireba umucyo bigira gute? Kane. Aravuga ngo Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Ni ukuvuga ngo kuva na mbere Imana yahisemo umucyo. Amen. Kuva na mbere Imana yahisemo umucyo. Iwuhitamo kuko yabonaga ari we mwiza. Reka mbabwire rimwe na rimwe, ahubwo ni na kenshi. Akenshi burya hari ukuntu tujya tujajinga abantu mbere na mbere bihereye bitewe n'ukuntu duteye. Yesu ashimwe. Burya iyo urimo ukategoriza umuntu ukamujyaginga, mbere na mbere biterwa nawe ubwawe uko uteye muri wowe. None ukongeraho ibindi by'inyuma bituruka kuko umuzi. Yesu ashimwe. Imana yahisemo, imaze kureba umucyo, ngo ikunda umucyo, ihitamo umucyo. Point irimo ni kuva na mbere Imana yahisemo ukwiri. Amena. Kuva na mbere Imana yahisemo ukwiri. Imana ni umucyo kuva na mbere. Nikwiri, niko yahoze, nikwiri, niko izahora, ntizahinduka. Igihe cyose itubwira guhinduka tugasa nayo. Ni naho bivuga ngo umwana w'umuntu yaracumuye ntiyashyikira ubwiza bw'Imana. Sibyo? Ajya kure yayo, kuko yo ni kwihora. Umuntu yaremye wa mbere atarajyaho icyaha yasaga nayo ni Adamu. Imurema atarinjirwamo n'icyaha yasaga nayo. Yari umucyo, akabana nayo, akayishimira, ikabasa, akaba umwana. Yesu ashimwe. Igasabana nawe, ikamusanga, yari umwana wayo. Aho acumuriye ava muri kamere y'Imana y'umucyo ajya ahandi. Yesu ashimwe. Agiye ahandi aba nta kirimo umucyo, yagiye mu mwijima.
kugira ngo Imana yongere imugarure, irongera imugaruza umucyo, imugaruza Kristo. Yesu ashimwe. Ni umucyo ukora kuva na mbere, nk'uko ku munsi wa mbere yahise mu mucyo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mureke dusome muri Yohana. Urwandiko rwa Yohana rwa mbere ndahera ku murongo wa 5. Ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukababwira yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Yesu ashimwe. Ntituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, turatubeshye, tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo akezaho ibyaha byaha byose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kristo ye ni umucyo, amaraso ye niyo azana umucyo. Yesu ashimwe. Hari ijambo rimwe nkunda cyane ngo umunsi Yesu avuka inyenyeri yarahagaze. Mama Juice ngo abanyabwenge barayibona. Amen. Babonye inyenyeri. Inyenyeri ni it's a star. Ni icyaka, ni umucyo. Hari havutse umucyo. Umucyo wavuye mu ijuru wamanutse mu isi. Haje umucyo. Ni umucyo. Kuva na mbere Imana ni umucyo. Gahunda y'ijuru ni umucyo. Aho byo dukora byose tugomba gushakisha umucyo. Imikorere ya Kristo ni umucyo. Yesu ashimwe. Twebwe rero abana b'abantu tumaze kuba urubyaro rwa Adamu, twahise tuvangirwa, tuzaho ibizinga. Yesu ashimwe. Tuzaho ibizinga, wa mucyo uturamo. Ariko jyewe nawe twagiriye ubuntu, Kristo akongera agakora ikindi kintu, akongera akagorora umucyo, kugira ngo Imana yongere igire ubusabane na wa muntu wayo wa kamere yiremeye, irongera izana umucyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Kamere y'umwana w'umuntu amaze gucumura yahise ihinduka irangirika. Ni naho Paulo yavuze ngo ngambirira gukora byiza, ariko ibibi bikantanga imbere. Wakizwa waba utarakizwa, kamere y'ikibi iba mu muntu. Yesu ashimwe. Kamere y'ikibi itubamo. Mureke mbabwire, itandukanizo riri hagati y'umuntu wakijijwe n'utarakijijwe nuko uwakijijwe imbaraga za Kristo, amaraso ya Yesu atsindagira ibibi. Yesu ashimwe. Uwakijijwe ubuntu bw'Imana bumuzaho bugatsindagira igitirimwa cy'icyaha kiba kiri muri kamere y'umuntu. Kristo akagitsindagira, none wa muntu imbuto z'ibibi ntizimugaragareho, kubera uko rwa ruhande rw'ibibi rwatsikamiwe, none uruhande rw'ibyiza rukazamuka. Imbuto zigaragara inyuma zisoromwa n'abantu zikaba iz'ibyiza, tukavuga ko wa muntu yakijijwe, tukamutangira ubuhamya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kristo ni utugira beza. Kristo ni utsindagira kamere y'icyaha tuvuka. Buriya ntibazakubeshye, agahinja na buriya ntabwo agahinja ari akamarayika. Niba bavuga ngo agahinja ni akamarayika, ntabwo agahinja ari akamarayika. Bisa buriya ntabwo agahinja ari akamarayika, kavuka n'icyaha cya kamere. Hari kamere yahise ijya mu muntu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
ariko ntabwo Imana yagahora yakamere kuko kaba kataragera ku gihe cyo kumenya guhitamo. Ubundi umuntu mukuru azira kudahitamo neza. Nicyo azira. Ntabwo azira kamere yavukana. Tuzira kudahitamo icyiza kuko iyo umaze kugira ubwenge bwo guhitamo, Uwiteka bagusaba guhitamo icyiza. Uruhinja rero kubera ko rukiri ruto nta kesi, nta birego kuko ruba rutarabasha guhitamo. Yesu ashimwe. Ariko ubundi iyo kamere aba ayifite. Rero Kristo yaraje kugira ngo atsikame iriya kamere, kuko twebwe muri kamere dufite ntabwo turi beza. Amen. Icyo kintu rero Kristo nicyo yakoze. Reka rero mbabwire bana b'Imana, hari ikintu ushaka kubabwira kimwe. Aya magambo yose ndimo babwira, akantu ushaka kubabwira ni kamwe. Naka. Ntabwo umuntu uzabona ijuru arutarigeze acumura. Ntabwo mvuze ngo wakijijwe agomba gucumura. Munyumve neza. Mwumve ijambo mbabwira mutari confusing. Ntabwo ubuntu bw'Imana, kuko ubuntu bw'Imana ari bwinshi, ntabwo dukwiye gukomeza kugendera mu cyaha. Nabyo Pawulo yavuze. Ese kuko ubuntu bw'Imana ari bwinshi bwa Kristo yazanye atugirira akadukiza ari bwinshi, noneho dukomeze twibere mu byaha? Oya, ntibikabe bityo, ntibikabe. Ariko ndagira ngo mubwire ngo umuntu uzabona ijuru, umuntu uzabona Imana, nuhura imbere y'Imana. Nuhora imbere y'Imana. Nicyo kintu ndimo mubwira. Uhora imbere y'Imana yawe. Nubyuka wibuka Imana yawe. Nigera ku gicamunsi wibuka Imana yawe. Nugera nimugoroba wibuka Imana yawe. Nujya kuryama wibuka Imana yawe. Niwicura wibuka Imana yawe. So mu ijuru ahora kubona imbere ye. Haleluya. So mu ijuru ahora kubona imbere ye. Nibanga n'ibyo kugira ngo atsikamire cya kibi. Mwegere. Haleluya. Noneho nitumwegera, tuzi imbere dufite umutima umeze nk'uwa Natanayeli. Yesu ashimwe. Natanayeli ntimuzi ko uko Kristo yamuvuga. Natanayeli yahuye na Filipo, batangira kuganira. Noneho Filipo atangira kumubwira ibyo yumvise kuri Kristo. Mbega atangiye kumubwira Kristo. Atuzakabaye noneho i Nazareti. Yesu ashimwe. Atuzakabaye i Nazareti. Iyo usomye Bibiliya ugereranya ukabona ko Nazareti wari umujyi usuzuguritse ngira ngo. Hari ahantu basuzuguritse. Mu gihugu cy'Abisirayeli, Nazareti karakagika ngira ngo habagayo n'amabandi menshi. Mbega inkozi z'ibibi nyinshi, abanyamafuti, abantu bagiye batandukanye badashobotse. Wari umujyi uzwiho kubamo ibintu bitari byiza. Yesu ashimwe. Ariko uwo mujyi aho ngaho ushobora gutekereza ko nta kintu, niho ubutabazi, niho Imana yahindukiye umuntu. Yesu ashimwe. Ibintu by'Imana biragora cyane, igihe njya mbitekereza. Ahantu umuntu abona ari bupfire, nangwa ahantu abantu bategereza kuri bugwe niho ukiri. Ikintu abantu bari bazi ko kiri bukwice nicyo kikurokora. Aho abantu bazi ko birangiriye niho inzira z'Imana zihita zizamukira. Aho ubwenge bwacu bumara kugerera tukavuga tuti karabaye nta sisigaje ikindi cyo kunyiza, ubigisigaye n'inkota ku ijosi. Ugasigara uhumurije gutya, ugategereza kwikugeraho, ukayibura, wahumbura ugasanga bari baje kugushyiraho bagiye. Yesu ashimwe. Niko igikora. Ibyaha byose bihora bintangaza. It's always a surprise. Ni surprise. Iby'Imana ni surprise. Niyo mpamvu bivuga ngo inzira zayo ni igihumbi. Bishatse kuvuga ngo ntabwo twagerageza, ntabwo dushobora kumasaringa Imana. Yesu ashimwe.
kuko hari igihe ushobora guhura na nonaha ukaba wavuga ngo n'umunsi Imana yanganirije tubuse hari igihe kizaza kiruti ejo umunsi ukurikiyeho yagaruka byandi byejo kumva ntabwo mwavuganaga ngira sibyo ntabwo byaragende cyangwa cyo nta gihe ugira ibihe byiza n'Imana uvuga utariki y'ubanza ariyo max ejo wahura nawe ukavuga uti kumva burya ejo yaradukinisha ahubwo gatoya sibyo amen rero Kristo nicyo cyamuzanye umva barokore bene data umva bakizwa nimureke duhora imbere y'Imana Yesu ashimwe kandi nituze imbere y'Imana tuze dufite umutima umeze nk'uwa Natanayeli tuze imbere y'Imana twarambije tuze imbere y'Imana tutikomanga mu bituza Yesu ashimwe Filipo atangiye kuganirira na Natanayeli aravuga ati i Nazareti hari ikintu kizima gishobora kuhavara ubu ntabwo mbeshye ntabwo ati ngwino ujye kureba ahubwo ibi baragenda batera intambwe ngo batere intambwe nka zingahe bahuye na Kristo amukubise amaso Yesu amubonye ati dore umuki Mwebrania asiye na hila moyoni mwangalie Mwebrania asiye na hila moyoni mureba Mwebrania udafite uburyarya udafite uburyarya mu mutima Umwisirayeli nyakuri umukiza nyakuri Umwisirayeli nyakuri bivuze umukiza nyakuri watoranijwe n'Imana ikamugira uwe ikamusanisha nawe Imana bivuze ngo Umwisirayeli nyakuri usa nawe usa n'Imana Yesu ashimwe nuko rero Imana ishaka ko tuzi imbere yayo kandi ubyumve neza buriya ntugire ngo Natanayeli nta byaha yari afite runaka yarabifite byakamere kuko ntiyari yakanamenya Yesu yaranagishakishiriza mu mateka ya Nazareti yari yapiriza avuga ko nta n'ikintu kizima cyava Nazareti Yesu ashimwe ngira ngo ibyo ni ibihamya bikwereka ko hari stage yaratarageraho ntabwo yari yatungana ariko Kristo arambwira ngo mwangalie Mwebrania asiye na hila moyoni udafite uburyarya mu mutima muri Umuheburayo udafite uburyarya mu mutima Umwisirayeli nyakuri nuko yaramurebye amubonamo ubugwaneza mu mutima we amubonamo guca bugufi gutuza amubonamo gusarendera Yesu ashimwe Imana rero ishaka ko ntabwo ishaka ko tuyihunga umva mwana w'Imana wijya kure y'Uwiteka wijya kure y'Imana na rimwe ntukajye wemera ko umunsi ushira utagize akanya byibura n'isaha imwe mu masaha 12 kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ukabura byibura n'agasaha kamwe ko kuvugana n'Imana nimureke dushakishe agasaha byibura kamwe tugira imirimo itandukanye narakoze nagize akazi nkajya mbabize cyane ahubwo nari no kurya Yesu ashimwe gashakisha umwanya wo kurya nkabona nawe uzi imirimo ikakubana myinshi ugakora wageraho ukamenya amasaha agashira utazi n'igihe yagereye hakaba bansiga ngasigara mu biro nkarangiza nkanyuma nkongeraho n'indi saha Isashimwe ariko umva hari n'ubwo ushobora kuba mu bihugu bitemera ko umuntu asenga muzabaza abantu baba mu bihugu by'Abarabu nk'ibihugu by'Abayisilamu cyane hari aho udashobora no kwinjira na Bibiliya kuri airport yawe nangwa ku mupaka strictly forbidden prohibited bashobora no kwinjira na Bibiliya bitemewe ariko Uwiteka himbazwe ko haje n'ikoranabuhanga ubu ngubu noneho ushobora no kuba udafite hard copy ukabona na soft copy ugasoma for enemies ntazagira icyo kikubuza kwegera Imana
kandi ntuzegere Imana yawe wikomanga ku mutima, ahubwo uzaze imbere y'Imana yawe uvuga uti sinshoboye, ndi umunyantege, ndi umunyabyaha, uranzi data, ntacyo naguhisha, urazi uko nteye, uzi ejo bundi uko naraye nitwa, ejo bundi natekereje ibitagushimisha, nyuze untungane, reka nkwegere, reka amaso yawe yongere atebe, nyogesha amaraso yawe, uhora unyeza, uhora untunganye, uhora utsindagira kamere mbi, ntizegere izamuka, ahubwo kamere yawe ijya ari igihora yiyongera, igihora yiyongera, kamere ya Kristo igihora yiyongera. Ni icyo Uwiteka adusaba igihe cyose. Yesu ashimwe. Muraho mukristo. Amen. Amen. Tubane na Kristo, tutajya kure, tubane n'Imana tutaba kure y'Imana. Ntihagire ikintu ntuzemere for enemies, for any cost, kuba kure y'Imana yawe. Never ever. Icyo kintu nukigucika uzamenye kutakaje ijuru. Izo nizo nzira zo gutakaza ijuru. Yesu ashimwe. Kuko icyaha ni na uzare Satani aduteza icyaha. Ubundi nicyo akora, azi neza, arabizi neza kuko azi kamere y'Imana ko yera nk'uko twasomye kuva mbere. Irera yahisemo umucyo nk'ukwiri. Muri Yohane rongera arabishimangira noneho, Uwiteka arera. Yesu ashimwe. Satani arabizi icyaha kizana umwijima, akaba azi ko iyo icyaha akiguteje ahita agushyira mu mwijima ukagira isoni. Nta kindi cyatumye Adamu ajya kure y'Imana akayihunga, ni icyaha cyari kimaze kwinjira. Yesu ashimwe. Icyaha kimaze kwinjira nuko yahise ahunga umucyo kuko ataragisa nawe. Yesu ashimwe. Bibiliya iranakomeza ikavuga ngo urubori rw'urupfu ni icyaha. Ubundi icyaha egari urupfu. Niko principe y'Imana imeze. Yesu ashimwe. Mureka mbabwire, nshobora kuba wenda ndimo mbabwira mbigisha ibintu bikarishye ntabwo bikomeye. Yesu ashimwe. Icyaha imbere y'Imana egari urupfu. Icyaha gihwanye n'urupfu. N.N. Reka mbabwire, turavuga ngo Kristo, ngo mureke mbabwire, hari ikintu nshaka kubabwira neza. Ubundi iyo umuntu yakoze icyaha, gupfa imbere y'Imana ni kompasa. Urupfu ruba ruhagaze imbere. Satani aramuburana. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ufurahishe moyo wangu nipate cha kumjibu yule mshtaki. Ukuvuga ngo Satani ahora tureka akukoze a simple mistake, ari smart cyane kujyana ibirego kugira ngo atwambure, atubuze uburenganzira, kugira ngo azane urupfu. Ariko kuko Kristo ahari, urupfu rwacu ruhwanye n'ibyaha twakoze yarukuze urupfu. Amina. Nukuvuga ngo niyo mpamvu Kristo byamusabye gupfa mu cyimbo cyacu. Nukuvuga ngo reka nkubwire, ubundi icyaha gihe nakoze ntabwo nakibabariwe for free. Ntabwo gihe nababariwe. Icyaha nakoze cyarahanwe. Imana irahana, ihana icyaha. Nukuvuga ku Mana icyaha n'urupfu. Ikintu rero mpamvu tuvuga ngo ntabwo twahana ibyaha, ibicumuro byacu ntabwo biturimbura, nuko hari uwabirishyira, hari uwatanze rya tegeko ry'Imana, ntabwo yarikuyeho. Yaraje irandika ngo
when somebody sins, that's the guy. Irandika. Kandi ntabwo yivuguruje. Ahubwo imaze kubona ko yewe nawe tutabishobora. Iravuga ngo nigenda gutya se inkota yanjye izamara abantu banjye kandi ndabakunda. Iravuga ati no, iki ntabwo ndi bugikureho. Reka nshaka uko mbashyiriramo inyoroshyo. Reka nitange nigure. No, reka urupfu nge ndutanga ruturutse iwanjye nanone. Ruzahwana n'icyo nanditse hano bivuga ko ukoze icyaha agomba gupfa. Nukuvuga ngo ibintu mba nakoze ibyo uba wakoze. Direct, there is a payment. Ntabwo kigenda ujye umenya ko icyo ukoze kibi. Yes, anishyuye. Iyo ugambaye ukababarira, Yesu arishyuye. Iyo utukana ukababarira, Yesu arishyuye. Iyo ugambiriye ibintu, Yesu arishyuye. Iyo wibye, Yesu arishyuye. Iyo ubeshyera umuntu, Yesu arishyuye. Akantu kose uzi ko ari icyaha mu maso y'Uwiteka, Yesu arishyuye. Yesu arishyuye. Yesu ashimwe. Rero mureke twegera Imana. Kandi ngo ntituze imbere yayo kwikomanga mu gatuza. Umva ntuzibeshye. Mureke mbabwire. Buri hari mistake zimwe na zimwe tujya dukora abakristo. Hari ukuntu burya niba uri mu bihe runaka kandi bikugoye ushobora gusenga. Ukajya uvuga ngo Mana yenda gukiranukira kubera ikiringiri. Umuntu akabura yenda gukiranukira. Ibi bishoboka bite kuri jyewe? Ntabwo bishoboka. Yenda gukiranukira. Ngutangira ituro, icya 10 ndagitanga. Njya mu rusengero, ngira gute na gute. Amategeko sindwana, singira gute. Ukaburana on your favor. On your favor. Ntabwo waburanye Imana ngo uyitsinde kuko n'ibyo uburana n'ibyibera bigukoreye. Reka mbabwire, iyo hari ibintu wakoreye Imana ntabwo uyibwira nk'uyiburana, ahubwo urayibutsa. Mutandukanye kuburanya no kwibutsa. Yesu ashimwe. Twibutse Uwiteka. Kandi ikiza uba wibutse uwibuka. Ukora gutya akaba yabibonye. Ikintu rero kidutsindira ni ukutajya imbere y'Imana twikomanga mu gatuza. Nk'uko Yesu yigeze kubwira umuntu ngo umwe ngakaza akavuga ngo gira gutya na gutya ngiri nibi akajya undi akavuga ati yewe sindiho. N'ubuntu bwawe buntunze. Igihe kibazo ntiyakibajije abigishwa be. Yes. Nicyo Yesu ashaka. Umva nushaka usome Bibiliya uhere ku itangiriro ugere ku ndunduro. Abakiranutsi twigiraho. Nushake umbazo wumva ushaka. Uwo nibuka ndakubwira aho yagiye afutamira Imana. Unyumve neza ntabwo ndimo nkwigisha gufutama. Ndimo ndakwigisha kuhora imbere y'Imana. Haleluya. Ndakwigisha kuhora imbere y'Imana. Dawudi nicyo cyamutungishije. Niyo mpamvu Imana yamwishimira. Suko atigeze akiranirwa imbere ya se. Ariko igihe cyose yatsikira yibukaga ko imbabazi z'Imana zihari. Kandi yari yaramenye kamere yayo. Ntagiye kure. Kugeza ubwo bwatoya ati nubwo byagenda bite ati inkoni yawe ahubwo niyo mitamo kurusha kundi wese yanankoraho. Urakubita Yesu atari ko ujye ukomeretse ukamenya no komora. No komora kawe ntabwo ari nk'uko abantu. Nta muntu ushobora kunyomora nkawe. Nubwo wankubita wone yo kubisukiramo imbabazi. Ngo katika ghadhabu yako kumbuka rehema. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Katika ghadhabu yako kumbuka rehema. Mu burakari bwawe
ibuka imbabazi zawe. Nurakara ujya wibuka imbabazi kuri Imana y'imbabazi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nimureke nituka imbere y'Imana. Yewe nawe, let's stand still. Nakosheje ndahari. Papa mbabarira. N'igihano cyawe niba ukirekuye, ariko basi icyawe kibamo n'imbabazi zawe. Yesu ashimwe. Imana irahana ariko ntabwo ibigambiriye kurimbura, kuko iravuga ngo ntishimishwa n'ibyago biba ku muntu. Nta na rimwe Imana yishimishwa n'uko umuntu yahuye n'ibyago. Yesu ashimwe. Burya tujye dutandukana. Imana irarakara ariko Imana ntigira ubugome. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Utazitiranya uburakari n'ubugome, kuko nta mubyeyi utarakara umwana we yamukoze. Ukamutsibura nka tubiri dutatu, kakagenda karera kakiruka, ubundi ukakihora kubabwira ngo ntuzongere. Ariko ntabwo ubugome bufite, ariko Satani yuzuye ubugome. Satani ni ubugome. N'ibyo aguha biba birisize isukari, inyuma y'isukari harimo ubumara bwica. Ariko Imana siko imeze. Imana hari n'igihe iguha ikinini kikaba ari nk'icya pororokini kimwe cya kera, ariko aricyo gikiza ubukoko buri mu mubiri. Kuko Imana ikunda ikaduha umuti akawuga ubushari, ariko akaba ari umuti w'ubugingo kugira ngo tubeho. Ariko Satani ashobora kuguha isukari inyuma irimo aside, kuko ni umugome. Ariko Imana si umugome na rimwe, kuko kuva na mbere yaritanuye. Ni umucyo, ni ubwiza, ni imbabazi, ni ubugwaneza, ni ugukiranuka, ni umucyo kuva mbere. Yesu ashimwe. Reka tuyegere, ubundi duhe gusa nayo, kuko umuntu yamaze gukora, kuko mission yari irangije. Kristo yamushyize hagati, aho twirirwa twiziringa, tukongera kutwiziringa, tukongera tukigaraguramo, ubundi akaduha gusana papa. Ikibazo dufite rero, iyo ugize n'ibyago ukagwa mu cyaha, wihunga. Reka mubwire, iyo uhunze ukava mu Mana, ukava kuza gusenga, ukareka guterana, ukareka kwegerana na bagenzi bawe, ukareka kujya mu masengesho, ukavuga ngo ibyaha mazemo ngo ningerayo noneho babanyamwuka barambona, ibyo ntibigutera ubwoba. Reka babibone kuko so arabizi. Musomere Zaburi 139. Musemeko. Iyo uretse kuza imbere y'Imana ntacyo ubukoze, ahubwo uba ugiye kwiyahura. Nibwo Satani uba umubashishije kugukorera ibyo yahoze agambirira kuva na mbere. Kuko intego igihe cyose Satani bashaka ni ukugukura imbere ya so, akagushyira kure ye, ubundi akakubasha. Zaburi 139 isome yose. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'ihagurukire yanjye. Umenyera kuri ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye. Uzi inzira zanjye zose, kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, uba umaze kurimenya rwose. Uwiteka ungose inyuma n'imbere, ushyizeho ukuboko kwawe, kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira. Kurasumba simbasha kukugeraho. Ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he. Nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo, nakwenda amababa
y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti ni ukuri umwijima niwo uri butwikire, umucyo ungose uhinduke ijoro. Cumi na kabiri. N'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe. Ijoro riva nk'amanywa imbere yawe. Ni ukuvuga ngo nta na hamwe ushobora kujya habaho ijisho ry'Imana ritakubona. Icyaha kirinda gituma kiguca mu rusengero ukajya kure y'Imana. Ubwo nibwo wagiye kure y'Imana wibaza ko ibitakubona, ko ijisho ryawe ntaho ritagera. Yesu ashimwe. Message nashakaga kukubwira ngo ntaho wajya ngo uhungire ijisho ry'Uwiteka. Ntihabaho. Bivuga ngo ninjya mu ijuru niho wibera. Mu mwijima nibundikiriye nihishahisha ngo umwijima ntacyo kuvuga imbere yawe, ni nk'amanywa. Ngo niyo najya mu ikuzimu naho urahare. Ngo niyo nazerera nkajya hariya ku mpera z'inyanja, iyo ngiyo aho umuntu atorongera akajya kwihisha, akajya mu bapagani, akajya aho abantu batamuzi, akajya kubana n'abatari bamuzi, agahunga bari bamuzi bari kumwe bakizwa bagenzi be, ntashake ko bamubona. So mu ijoro arakubaho. Ntaho rero wahungira Imana. Guhunga Imana nyakuri kwiza ni ukugwa imbere yayo. We surrender. Yesu ashimwe. Nicyo gitunga umukristo. Ibi rero nibyo Dawudi yarabizi cyane. Niyo mpamvu Imana yavugaga ko imwishimira cyane. Yarihanaga, akihana, akongera akihana. Imana ikanezerwa. Imbabazi z'Imana ntizibaho. Ndibuka nsomagira ngo niba ari mu bami, bimwe bya Yezebeli yica Naboth. Ni mu bami. Yezebeli yica Naboth. Aramugambanira. Ni mu bami. Aramugambanira, aramwica. Kubera iki? Kubera irari ry'umugabo we yashakaga umurima w'uwo muntu. Arangije arawumusaba, awumusabye undi arawumwima. Aravuga ati ntabwo nawumuha, ni umurage w'iwacu. Umurima sinawutanga, ni umurage wa data n'abasogokuru. Ni nk'aho aravuga ngira sinuwange n'uw'umuryango. Ariko undi kubera ko umutima irari, ubundi niryo ritugusha mu byaha igihe cyose no gukora ibibi. Undi yanga kubyumva ntiyashira. Araza biganirira umugore we yari yuzuyemo Satani, niho yatahaga. Yari Satani ryuzuye. Yesu ashimwe. Ubundi Satani abazi gutanga inama nziza za tekinike zituma urushaho gukora ibibi. He's so smart on that. Mugabo ibyo bikuraje mbabarira ryama usinzira mugabo mwiza. Ryama nta mpamvu. Ibyo ndabigukemurira cyane. Ati guverineri waho na mota tuye mama. Ati bande mumeze mute? Ndashaka ko munkorera. Ubundi bamukorera skendo, bamugerekaho ibirego bitari byo. Abagabo bapfapfa babwirijwe na Yezebeli. Arangije aramwica. Baramugambanira baramwica. Bamaze kumwica, umugore ahita azabwira umugabo ati byuka mugabo mwiza, gahunda nayirangije. Ngwino nabigukemuye ntiyongeye kubabara mugabo mwiza. Umwami w'igihugu ufite ukababara hejuru y'imbwa nkiriya ifite ibintu binini imbere ya umuntu nka umwami. Arangije ati dore umurima nguriya, si umurima washakaga. Undi aranezerewe. Maze Uwiteka ahita azamura umuhanuzi Eliya. Arambwira ati gira vuba, uburakari bw'Imana bwaka. Arangije baragenda aravuga ati nta soni, wishe warimbuye none umetamalaki, umetamalaki. Niko Bibiliya y'Igiswahili ivuga. Wishe none wanezerewe, warimbuye. Amaraso atariho icyaha n'uburiganya. Uranejejwe n'umurima umaze kwica utagize icyo akora.
tekaramubwira ati aho imbwa zarigatiye amaraso ya Ntabote niho nawe zaziza zayarigatira. Biriya bintu narabisomye reka mbabwire ntarakurikizaho ibyakurikiyeho nkajya numva uburakari ko ndi umuntu nari Petero nahise nkuramo inkota nahise nyikuramo urwubati ntabwo uyu nguyu ndamuca amatwi nari namaze kumuca amatwi uyu se hari ikindi Imana yamukoreye mbega mpita nteranya ubundi igisubizo ndagitanga ariko uko nkomeza gusenga nkajya avuga uri Imana uri Imana. Umugabo amaze kubimenya umuhanuzi amugejejeho mesaje umugabo yikubita hasi ararambarara aca bugufi. Umutima w'Imana ntubaho, umva umutima w'Imana ntubaho ku bantu bayo. Icyubahiro cyayo igisumbisha impamvu kandi imeze kuriya, icyubahiro cyayo igisumbisha ibindi byose, kuko iyo uciye bugufi ukayisaba imbabazi uba wayubashye. Ntabwo rero nkuko yavuze ngo sinzahari icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Iyo wasarendinze uba wayubashye, nta kindi rero ushobora kurutisha icyubahiro cyayo. Niyo mpamvu ibabarira abantu, kuko niko imeze. Iyo uje kuyisaba imbabazi uba wayubashye, urayubaha to the maximum, ugasarendinga kuri yo. Noneho ikareba icyubahiro cyayo, ikareba ukuntu waciye ubugufi imbere yayo, ikareba ukuntu wogeshe, kubera ko kandi muri kamere yayo irakara ariko atari ingome. Uburakari bugahita bushira kavuga ati ubundi ndashaka kumera neza rega, ubundi se si wowe wanteye kugukubita wakana ukireka gukora utunyanga twawe ngaho genda ntuzongere. Iramubabarira imugirira imbabazi, iravuga ati kubera ko waciye bugufi, kubera ko wihariye neza mu maso yanjye, ngo iki cyago cyendaga kukubaho ntabwo kizakubaho, ngo ariko mu rubyaro rwawe hanyuma hari aho kizagera. Ko Imana yamubwiye, urebe ko yari yageze kure cyane. Kandi mpamya ko yaza kubifatanya n'umugore we bakihanana kiriya cyari kuva, kuko nta kindi cyatumye Imana ibwira Dawudi ngo kubera umugaragu wanjye Dawudi, kubera ukuntu ushimisha ngo ku ntebe ngo urubyaro rwawe ntihazabura umuryango wawe ku ntebe ya Isirayeli kugeza ubuziraherezo. Umwuzukuru wa Dawudi mwene Salomo amaze guhemukira Imana, ibihugu bimaze gucikamo kabiri, bamwe baba ibihugu 10 abandi basigara ari 2 bagiye guterana, ngo nabyo yabikoze kugira ngo natwe utwo tubiri yatumusigiye kubara sekuru Dawudi mukiranutse, yibuka isezerano ramusezeranyije. Urebe ukuntu Imana ari nziza. Yesu ashimwe. Witeka bahe umugisha. Reka turekeraho n'ijambo ry'urufunguzo. Witeka bahe umugisha.